gushima Imana tugiriye neza iduha amahirwe kuza imbere yayo muri iki gitondo. Abadukurikiye twari tumaze igihe cyenda kuba kinini tutagirana amateraniro mu gitondo, ariko Imana iduha amahirwe yo kongera guhura kugira ngo twige ijambo ryayo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka twebwe n'abadukurikiye twicishe bugufi dusenga Imana. Mana yacu dukunda uri mu ijuru, soko y'ibyiza, Muremyi wacu, turagushimye cyane muri iki gitondo kubw'urukundo rwawe rwinshi. Turagushimye wowe uduhaye amahirwe yo kuza imbere yawe. Turagushimye kuko uhaye imitima yacu gutekereza ko nta bundi buhungiro usibye kuza kuri wowe. Icyubahiro kibi cyawe. Tuje imbere yawe kandi kugira ngo duhaze umutsima w'ubugingo. Twicishije bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi ibyo ubona bikwiriye ubiduhere kugira ngo imitima yacu inyurwe n'ukuri kwawe, maze biduheshe amahirwe yo kuzabana nawe mu bwami bwawe. Abadukurikiye tubasabiye umugisha, kandi natwe turawisabiye mu izina rya Yesu. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana nk'uko mwabitangarijwe, ndetse nk'uko abamaze igihe badukurikira kuri paji yacu ya Facebook bagenda babibona. Twaraye tumenyesheje abantu yuko muri iki gitondo twigana icyigisho kivuga ngo intambwe 10 tugomba gutera tugana ku itegeko ry'icyumweru. Intambwe 10 tugomba gutera tugana ku itegeko ry'icyumweru. Mbere yuko twinjira mu cyigisho ubwacyo, tugiye kubanza dusome amagambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 6 umurongo wa 11 kugera umurongo wa 18. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 11 kugera wa 18 haranditswe ngo: mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, abadukurikiye murebe muri Bibiliya hepfo haranditswe ngo cyangwa yo mu by'umwuka. Imyuka mibi yo mu by'umwuka. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Aya magambo ni amagambo dukwiye gutekerezaho cyane muri iki gihe. Ni amagambo dukwiye kwiga
tukayiga tuyahaye umwanya kugira ngo twumve mu by'ukuri icyo ijambo ry'Imana rivuga. Umugaragu w'Imana Pawulo yabwiye Abefeso ngo mwambare intwaro zose z'Imana, kuko yari abizi neza yuko turi mu rugamba rw'icyiza n'ikibi, turi mu ntambara ikomeye. Nta muntu wajya ku rugamba adafite intwaro. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Aya magambo ubwayo ni amagambo akomeye, kandi ni amagambo yumvikana ukurikije imibereho y'umuntu. Yagerageje kugaragaza uburyo umuntu agomba kuba yambaye uhereye ku mutwe ukagera ku birenge, kugira ngo hatagira uruhande na rumwe ku mubiri we rusigara rutambaye, ku buryo umwanzi yabasha kurutera akarutsinda. Niyo mpamvu ubutumwa tugomba gutekerezaho muri iki gitondo ntabwo ari ubutumwa bworoheye amatwi y'abantu, ahubwo ni ubutumwa bukomeye, nk'uko umuja w'Imana yanditse mu bihamya by'itorero umuzingo wa 6 umurongo wa 61, umuzingo wa 6 paje 61, isubi ya 3 n'iya 4. Ibihamya by'itorero umuzingo wa 6 paje 61, umurongo isubi ya 3 n'iya 4. Ndagira ngo twite kuri aya magambo. Haranditswe ngo ubutumwa bwacu ni ubutumwa bw'ubugingo n'urupfu, kandi tugomba kubureka bukumvikana nk'uko buri mu mbaraga z'Imana. Tugomba kubugaragaza mu mbaraga zose nk'uko bwahishuwe. Imana izatuma bukora umurimo wabo. Ni amahirwe yacu kwitega ibintu bikomeye, harimo kwigaragaza k'Umwuka Wera. Izi mbaraga nizo zizemeza kandi zikihanisha abantu. Kurimbuka ko mu minsi y'imperuka kuri mu maboko yacu, kandi mu bubasha bwacu tugomba kuburira abantu aho bari hose. Ntimugatume ibintu bitangaje twahishuriwe bigenda ntacyo bikoze. Niba abantu bacu bari bakangutse gake nibura, niba bari babonye uburyo akaga katwegereye, habaho ihinduka ritangaje mu matorero yacu, kandi abantu benshi bakwizera ubu butumwa. Ndagira ngo bantu b'Imana muduteze amatwi muri iki gitondo, ndetse n'abazadutega amatwi, ndagira ngo mbabwire yuko aya magambo ni amagambo yo kwitonderwa kandi yo gutekerezwaho cyane. Ntimugatume ibintu bitangaje twahishuriwe bigenda ntacyo bikoze. Niba abantu bacu bari bakangutse gake nibura, niba bari babonye uburyo akaga katwegereye, habaho ihinduka ritangaje mu matorero yacu, kandi abantu benshi bakwizera ubu butumwa. Ndagira ngo twite kuri iri jambo. Niba abantu bacu bari bakangutse gake nibura, niba bari babonye uburyo akaga katwegereye, habaho ihinduka ritangaje mu matorero yacu, kandi abantu benshi bakwizera ubutumwa. Nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa. Uwiteka araduhamagarira kuburira imitima igiye kurimbuka. Nimugaragaza amahame yerekana ukuri kuzima, azamera nk'inkota ikata inzira mo kabiri. Ariko mukwiriye kwirinda gushoza intambara. Hari igihe tuzahagarara twirebera agakiza k'Imana yacu. Mureke Daniel n'ibyahishuwe byivugira ukuri. Igihe cyose mubwirije ukuri, mureke Kristo bari ugaragara, ari we wavuze ati, ni igihe gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ni igihe nyenyeri yaka yo mu rutoto. Mwuka w'ubuhanuzi mu bihamya by'itorero aratugaragariza uburyo tudakwiriye gusinzira. Aratugaragariza uburyo dukwiriye kuburira abantu.
aratugaragariza uburyo niba abantu bari bakangutse nibura gake gusa kugira ngo Imana ibone uko ibafasha, ariko abantu barasinziriye ntacyo bitayeho. Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 9, paje umuzingo wa 9 isubi ya 11, umuzingo wa 9 paje ya 11 isubi ya 2. Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 9 paje ya 11 isubi ya 2 handitse ngo abakozi ba Satani bari gushyira imbaraga zabo hamwe kandi bakazikomeza, bari kuzikomereza akaga gaheruka. Impinduka zitangaje zigiye kuba mu isi yacu kandi ibi bintu bizihuta cyane. Ndagira ngo wowe uduteze amatwi aya magambo yatekerezeho cyane. Abakozi ba Satani bari gushyira imbaraga zabo hamwe kandi bakazikomeza, bari kuzikomereza akaga gaheruka. Impinduka zitangaje zigiye kuba mu isi yacu kandi ibi bintu bizihuta cyane. Iyo urebye kwihuza kw'amadini, ukareba kwihuza kwa za leta zo mu isi, ukareba kwishyira hamwe kw'amashyirahamwe, kwishyira hamwe kw'amadini, kwishyira hamwe kwa za leta, kwishyira hamwe kw'abantu ku giti cyabo, wagira ngo ahari ni urukundo rukomeye abantu batangiye kugira hagati yabo. Nyamara ijambo ry'Imana ritugaragariza yuko ubwiyunge abantu bazagira mu minsi iheruka, igihe cyose budashingiye ku ijambo ry'Imana, buzaba ari imbaraga Satani ashyizeho kugira ngo kurwanya Imana bishoboke. Ariko kandi dutekereze amagambo aboneka muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 9 kugera 16 haranditswe ngo nimwiyunge mwa mahanga mwe, ariko muzavunagurika, kandi namwe mu bihugu bya kure nimutega amatwi mwese mukenyere, ariko muzavunagurika. Nuko mukenyere ariko muzavunagurika, mujye inama ariko izo nama zizapfa ubusa, nimuvuga n'ijambo ntirizahama, kuko Imana iri kumwe natwe. Uwiteka yamfatishije ukuboko kwe gukomeye aranyigisha ambwira yuko ntakwiriye kugendera mu migambi y'ubu bwoko, ati ntimuvuge ngo baratugambaniye, nk'uko ubwoko buzavuga kuri ibyo byose buti baratugambaniye. Ntimukagire ubwoba nk'ubwabo kandi ntimugatinye, ahubwo Uwiteka Nyiringabo mube ari we mushimisha kwera kwe, kandi uba ari we mujya mwubaha mukamutinya. Kandi niwe uzababera ubuturo bwera, ariko azabera amazu ya Isirayeli yombi ibuye risitaza n'urutare rugusha, abere n'abaturage b'i Yerusalemu ikigoyi n'umutego. Benshi bazamusitaraho bagwe bavunike, bazategwa bafatwe. Benshi bazamusitaraho bagwe bavunike, bazategwa bafatwe. Kandi abenshi bavugwa aha ngaha ni benshi mu Bisirayeli n'abaturage batuye i Yerusalemu. Nuko rero bumva ibihamya, amategeko yafatanisha ikimenyetso mu bigishwa banyu. Dukurikije iri somo rero, tugiye kugereranya urugendo ruheruka rwa Kristo muri iyi si. Kristo yaje mu isi aje kuducungura, ariko ntabwo Kristo yari buducungure atagiye ku musaraba. Tugiye gufata ubuzima bwa Kristo kuva akivuka kugera ku musaraba, kubera yuko iki cyigisho twifuje yuko cyabamo ibice bibiri. Turaza gufata intambwe 5, noneho ku munsi ukurikiyeho tuzongera dufate izindi ntambwe 5. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ushobora kumva icyigisho giheruka atumvise icyakibanjirije. Izi ntambwe 10 tugiye kureba zigomba gukurikirana kugeza itegeko ry'icyumweru ritangaje. Hari intambwe 10 Kristo yagenze agana ku musaraba, natwe tugomba kugenda intambwe 10 tugana ku itegeko ry'icyumweru. Wakwibaza ngo mbese itegeko ry'icyumweru n'umusaraba bihuriye? Reka twifashishe uwifuzwa ibihe byose mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose, ku cyigisho kivuga mu rukiko kwa Pilato. Tugiye kureba amagambo yanditswe agaragaza uko byari bimeze mu rukiko kwa Pilato igihe Yesu yendaga kubambwa.
igihe Yesu yari mu rukiko kwa Pilato ubwe yabonye yuko Yesu arengana kandi ko nta mpamvu ihari yatuma yicwa, asaba abari aho ngaho ati mbese uyu Yesu witwa Kristo ndamukorera iki, ko bigaragara rwose ko nta cyaha afite. Nyamara abantu bafashe umwanzuro ukomeye kandi uteye ubwoba wo kuvuga ngo Kristo nabambwe mutubohorere Baraba. Ariko uwo Baraba yari muntu ki? Wifuzwa ibihe byose paje 498 haranditse ngo uwo Baraba yari yarabeshye ko ari Mesiya. Uyu Baraba nawe yiyitaga Mesiya. Bishatse kuvuga ngo Baraba, bar bivuga umwana cyangwa se umuhungu, aba bikavuga data. Bar aba, Baraba nawe yiyitaga umwana wa data cyangwa se yitaga antikristo. Mu yandi magambo yitaga Kristo, ariko kuko atari Kristo w'ukuri, Baraba yari antikristo. Uwo Baraba yari yarabeshye ko ari Mesiya. Yabwiraga abantu ko afite ubushobozi bwo guhindura isi igahinduka nshya n'ibiyirimo byose. Uko niko hari muvoma zahagurutse mu buryo bukomeye zishaka kugaragaza uburyo isi igomba kuba nshya, isi igomba kuba nziza, ariko kandi uko izo muvoma zose zakwishyira hamwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwishyire hamwe ariko muzavunagurika. Intambwe ya mbere, mu ivuka rya Yesu yahanuriwe urupfu rwe ndetse n'uburyo azapfa n'uzamugambanira. Abadukurikiye mwandike intambwe ya mbere, mu ivuka rya Yesu yahanuriwe urupfu rwe ndetse n'uburyo azapfa n'uzamugambanira. Bivuze ngo igihe cyose Kristo yari ku isi, yari azi urupfu azapfa, yari azi uzamugambanira, yari azi aho azapfira, kubera ko ibyo byose byari biri mu byanditswe byera. Luka igice cya 2:27 kugera 35. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, none urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Simiyoni abaha impundu abwira nyina Mariya ati, dore uyu yashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, abe n'ikimenyetso kigirwa impaka, ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe, kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Ibyo Simiyoni yabwiye Mariya byasohoye abyirebera. Uko niko abantu benshi ibyo babwirwa uyu munsi bigiye kuzasohora babyirebera. Yohana igice cya 19:25-34 haranditswe ngo, nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu, ariko umwe muri bamucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Simiyoni yari yarabibwiye Mariya. None Yohana atugaragarije uburyo Mariya yari ahahagaze, kandi koko inkota imucumita hehe? Mu mutima. Zaburi ya 2:1 kugera 3 haranditswe ngo, ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo, n'amoko yatekereje iki by'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize bati, reka ducagagura ibyo batubohesheje, tujugunye kuri ngoyi batubohesheje. Niyo mpamvu Zaburi nayo igaragaje neza uburyo abami bo mu isi biteguye kurwana, kugira ngo ibyo nituba tubizi bizasohore tubyirebera, turebe intambara muri iyi si, ariko icyo intambara iheruka izaba igamije ntabwo none hari igihugu gitera ikindi, ahubwo no kurwanya amategeko y'Imana. Aha turabona ko abami bashushanya abategetsi muri politike, n'abatware bavuga aha ngaha ni abayobozi b'iby'idini. Kugira ngo twumve ko abatware abayobozi b'iby'idini, dusoma amagambo yanditswe muri Mariko igice cya 5:22. Mariko igice cya 5:22 handitswe ngo, umwe mu batware b'isinagogi yitwaga Yayiro araza,
kugira ngo dusobanukirwe amagambo twongere twibuke amagambo yanditswe muri Zaburi igice cya 2 umurongo wa 1 kugera wa 3 handitswe: ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'amoko yatekereje iki by'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana. Abami bo mu isi ni abategetsi ba politiki, kandi abatware bagiriye inama. Abatware ni abayobozi mu by'iyobokamana, ni abayobozi mu by'idini. Niyo mpamvu mari ku gice cya 5 umurongo wa 22 handitsemo: umwe mu batware b'isinagogi witwa Yayiro araza. Mariko igice cya 13 umurongo wa 9: ariko mwirinde kuko bazabagambanira mu nkiko, muzakutirwa mu masinagogi, kandi muzahagarara imbere y'abategeka cyangwa se y'abatware n'abami babahora ngo mubabere ubuhamya. Luka igice cya 23 umurongo wa 12 kugera 13 haranditswe: Herode na Pilato bahera ko buzura uwo munsi uko mbere banganaga. Pilato ateranya abatambyi bakuru n'abatware n'abantu bose. Luka 24 umurongo wa 20 naho havuga iki? Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana iyo rivuze abatware ahenshi barivuga abayobozi mu by'idini. Yohana igice cya 2 umurongo wa 48: nyamara dore aravugira ku mugaragaro ariko ntacyo bamugira. Mbese harya ni ukuri koko abakuru bacu, abatware cyangwa abakuru, bemeye ko uyu ari we Kristo? Ijambo ry'Imana iyo rivuze abatware cyangwa rikavuga abakuru, akenshi biba rivuga abayobozi mu by'idini. Muzasome kandi Yohana igice cya 12 umurongo wa 42, ibyakozwe mu gice cya 4 umurongo wa 5 n'uwa 8 n'umurongo wa 26, ndetse n'ibyakozwe mu gice cya 13 umurongo wa 15 kugera wa 27. None wakwibaza ngo ibyo bihurira he n'ibyubu? Aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragarira mu byanditswe, hagaragaramo ko hazaba akarengane ku bana b'Imana bikomotse ku kwihuza kwa leta n'amadini. Ibyo biboneka mu Byahishuwe igice cya 13. Ariko kandi kugira ngo dusobanukirwe neza intambara zo mu minsi iheruka, tugomba kwita cyane mu magambo yanditswe mu Byahishuwe igice cya 12. Ibyanditswe igice cya 12 umurongo wa 14 kugera 17: umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwi icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Ariko isi iramutabara, yasama akanwa kayo imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanyeho mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ijambo ry'Imana ritugaragarije neza yuko uw'ikiyoka kigomba kurwanya ni uwitondera amategeko y'Imana kandi afite guhamya kwa Yesu. Bivuze ngo umuntu wese witondera amategeko y'Imana akaba afite guhamya kwa Yesu, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi. Uwo nguwo byanze bikunze ikiyoka kigomba kumurwanya. Mbese Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11 umurongo wa 12 wa 15 kugera 17 haranditse: nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Ikiyoka nacyo dutangiye kukibona. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Kandi mu Byahishuwe igice cya 12 tubonye yuko ikiyoka kigomba kurakarira wa mugore, umugore ushanya itorero ry'Imana, kikagenda ngo kirwanyeho mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. None mu Byahishuwe igice cya 13 baratubwira: nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11: iyo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ariko ikavuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere akiza uruguma rwayishe. Umurongo wa 15: ihabwa gu'icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Itera aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo
cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Bivuze ngo ku ntambwe ya mbere Yesu yatangarijwe akiri uruhinja ibigomba kumubaho byose. Uko niko natwe itorero ry'Imana, abasigaye bitondera amategeko y'Imana bakagira guhamya kwa Yesu, iminsi yose bagomba kuzirikana yuko ibigomba kubaho byanditswe mu ijambo ry'Imana. Ikindi cyose kinyuze kure y'ijambo ry'Imana bagomba kucyitondera, kuko ntabwo gihamanya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi iby'ijambo ry'Imana byavuze byose bizasohora. Intambwe ya kabiri, kuva ku mubatizo wa Kristo kugeza ku munsi asangira n'abigishwa Pasika bwa nyuma, Yesu buri gihe yababwiraga ibyagomba kumubaho byerekeza ku musaraba. Intambwe ya kabiri waduteze amatwi ndetse abandika bayandike, kuva ku mubatizo wa Kristo kugeza ku munsi asangira n'abigishwa be Pasika bwa nyuma, Yesu buri gihe yababwiraga ibyagomba kumubaho byerekeza ku musaraba. Luka igice cya 4 umurongo wa 23 kugera wa 30 waranditswe ngo, arababwira ati, ntimuzabura kuncira uyu mugani muti, muvuzi wivura. Ibyo twumvise byose wakoze i Kaperinawumu bikore n'ino mu mudugudu wanyu. Arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nta muhanuzi wemerwa iwabo. Ariko ndababwira ukuri yuko hari abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya, ubwo ijuru ryakingwaga imyaka 3 n'amezi 6, inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose. Nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri bo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'i Sarefati mu gihugu cy'i Sidoni. Kandi hariho ababembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse Namani w'Umusiriya. Abo mu isinagogi bose babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi, barahaguruka bamwirukana mu mudugudu, bamugeza ku mpanga y'umusozi batuye bashaka kumutembagazaho, ariko abacamo aragenda. Ndagira ngo abantu b'Imana intambwe ya kabiri tuyitekerezeho cyane. Yesu yinjiye mu rusengero ababwiye ibigomba kuba, ariko ikintu abizera b'itorero bakoze nta kindi usibye kumusohora, bakamwirukana bakamutembagaza ku musozi kugira ngo apfe. Matayo igice cya 26 umurongo wa 21. Yesu aherako yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu, akabazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa akazazurwa ku munsi wa gatatu. Ntabwo Yesu yavuze ngo uzaba mpiga ni Umuroma, oya. Ntabwo Yesu yavuze ati nzaba mpigwa n'Abafilisiti, oya. Ntabwo Yesu yavuze ngo nzaba mpigwa n'ubundi bwoko bw'abatuye ku isi, oya. Ahubwo yaravuze ngo nzaba mpigwa n'abatambyi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi. Matayo igice cya 12 umurongo wa 22 kugera 23. Bakigenda i Galilaya, Yesu arababwira ati, umwana w'umuntu arenda kuzagambanirwa afatwe n'abantu, bazamwica maze ku munsi wa gatatu azurwe. Barababara cyane. Matayo igice cya 20 umurongo wa 17 kugera 19. Yesu yenda kuzamuka ngo ajye i Yerusalemu, yiherana n'abo 12, ababwirira mu nzira ati, dore turazamuka tugiye i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi. Abadukurikiye musurinye ijambo abatambyi bakuru n'abanditsi, bamucira urubanza rwo kumwica. Bazamugambanira mu bapagani, bamushinyagurire, bamukubita imikoba bamubambe, ku munsi wa gatatu azazura. Ntabwo Yesu yagombaga kugambanirwa n'Abaroma, ntabwo Yesu yagambaniwe n'abapagani. Yesu yagambaniwe na Yuda nk'umwe mu bigishwa be, Yuda nk'umwe mu babwirije ubutumwa bagakiza ibirema, Yuda mu birukanye abadayimoni, Yuda uwo yari ari. Nyamara Yuda niwe wagambaniye Yesu, amurega ku batambyi bakuru n'abanditsi. Abatambyi bakuru n'abanditsi nabo bajya kumurega ku Baroma. Luka igice cya 18 umurongo wa 31 kugera 33. Yesu yiherana n'abo 12 arababwira ati, dore turazamuka tugiye i Yerusalemu, kandi ibyanditswe n'abahanuzi byose bizasohora ku mwana w'umuntu. Azagambanirwa mu bapagani, azashinyagurirwa,
bazamukoza isoni bamucira amacandwe, kandi nibamara kumukubita imikoba bazamwica, maze ku munsi wa gatatu azazuka. Luka 22:21-22 haranditse ngo, ariko dore ukuboko k'ungambanira kuri kumwe n'ukwanjye ku meza. Ntabwo umugambanyi agomba kuba kure. Nawe yaranditse ngo tugomba gutinya ab'imbere kuruta gutinya ab'inyuma, kuko umwana w'umuntu agenda nk'uko byamugenewe, ariko uwo muntu umugambanira azabona ishyano. Tugiye kureba rero ubusobanuro bwimbitse bw'iriya ngingo ya kabiri. Kuva tubatijwe, mu yandi magambo, kuva tubyawe ubwa kabiri duhindutse bashya muri Kristo, kugera ku kaga kadutegereje tuzaterwa n'itegeko ry'icyumweru. Tugomba kubwiriza abantu akaga kazaterwa n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Amagambo akurikira atwereka ko kubambwa ku musaraba kwa Kristo muri iki gihe gushushanya itegeko ry'icyumweru, aho buri wese agomba guhitamo kubaha Imana cyangwa kubaha Papa w'i Roma. Urwibutso n'integuza rwo ku itariki 30 z'ukwa mbere mu 1900 paragrafu ya 4 haranditswe ngo, hagomba kubaho ibyiciro bibiri. Buri cyiciro kandi kigomba gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana cyangwa ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo. Buri muhungu n'umukobwa wa Adamu agomba guhitamo Kristo cyangwa baraba nk'umutware. Abantu bose bazahitamo uruhande rwo kutumvira Imana bazajya munsi y'ibendera ryijimye rya Satani, bakazahanirwa ko basuzuguye Kristo, bazahanirwa ko bibambiye umwami w'ubugingo n'icyubahiro. Aya magambo yo mu rwibutso n'integuza atugaragariza neza uburyo itegeko ry'icyumweru rishushanywa na Pasika, rishushanywa n'ibambwa rya Kristo, rishushanywa n'igihe abantu bihitiyemo baraba ngo twebonye mu wifuzwa ibihe byose. Tukaba tubonye kandi amagambo mu rwibutso n'integuza. Ikindi kandi, Yesu amaze kubatizwa yahawe Mwuka Wera. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10:36-38. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isirayeli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi ryamamaye i Yudaya hose, rihereye i Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga, ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho Umwuka Wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Ndagira ngo twite neza kuri iyi ntambwe. Kuva tubatijwe, kubatizwa kuvugwa aha ngaha ntabwo ari ukubatizwa abantu benshi bamenyereye ko kugenda bakajya mu mazi batihanye, ahubwo kubatizwa kuvugwa aha ngaha ni ukubyarwa ubwa kabiri, kuva duhindutse bashya, kugera ku kaga kadutegereje kazaterwa n'itegeko ry'icyumweru. Tugomba kubwiriza abantu akaga kazaterwa n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ntabwo tugomba gutuma abantu bisinzirira nkaho nta kibazo gihari ngo bazatungurwe, ahubwo ijambo ry'Imana riraduhamagarira kuburira isi, tubagaragariza akaga vuba bidatinze kagiye guterwa n'itegeko ry'icyumweru. Guhabwa Mwuka Wera kwa Yesu amaze kubatizwa bishushanya ibimenyetso muri iki gihe bitugaragariza isohora ry'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Intambara ikomeye, paje 425 haranditswe, kugeza n'ubu ababwiriza ukuri k'ubutumwa bwa Mariko wa gatatu bakomeje gufatwa nk'abaca ibikuba basanzwe. Uko niko Yesu nawe yabwirizaga, abatambyi bakuru n'abanditsi babonaga Yesu aca igikuba. Ubuhanuzi bwabo buvuga ko hari igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabangamira umudendezo mu by'idini. Leta n'itorero byifatanirije hamwe kurenganya abakomeza amategeko y'Imana, maze ubwo butumwa buhindurwa nk'ubudafite ishingiro n'ubudafite agaciro. Byakomeje kuvuga ko nta na rimwe icyo gihugu kizigera gihakana uko cyahoze kuva kera, ko kizakomeza kuba ku isonga ryo guharanira umudendezo mu by'idini. Ariko mutekereze ku magambo ngiye gusoma. Ariko igihe itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche rizahungabanya ahantu hose, ibyo abantu benshi bashidikanyije igihe kirekire kandi bakanga kubyizera bizaba nk'ibasatiriye, maze ubuhanuzi bwo mu butumwa bwa Mariko wa gatatu bugira ingaruka butigeze kugira mbere hose. Tugomba kwibuka ko itegeko ry'icyumweru rimaze igihe ritekerejwe, kandi ibimenyetso biritangiza bikaba byaratangiye gushyirwa ku mugaragaro.
Tugomba kwibuka kandi ko iri tegeko ry'icyumweru ryatangiye gushyirwa mu mategeko y'ibihugu kugira ngo ubwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizatangaza iryo tegeko, ibihugu byinshi bizasanga birifite mu mategeko yabyo bizahita bibishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu ibihugu byinshi by'i Burayi uzasanga byaratoye itegeko ryitwa itegeko ry'icyumweru, ariko mu kurengera abaturage ngo kugira ngo harengerwe ikirere, noneho ku munsi w'icyumweru nta guhaha, amasoko aba afunze, nta muvoma zikorwa, usanga abantu benshi baba bibereye mu ngo. Kandi ibyo ngibyo byatangiye gukurikizwa mu bihugu byinshi ndetse n'icyacu kirimo, aho icyumweru cyahariwe umunsi wo kutagira ikintu gikorwa, ariko noneho muri mobilizasiyo yacyo hakagira ibikorwa byinshi bigomba gukorwa kugira ngo bishishikarize abantu uburyo umunsi w'icyumweru ugomba guhinduka umunsi wo kuruhuka. Intambwe ya gatatu. Mu ibanga rya Kristo, abayobozi b'iby'idini nibo bashishikarije abayobozi mu bya politike kubamba Kristo. Mu ibanga rya Kristo, abayobozi b'iby'idini nibo bashishikarije abayobozi mu bya politike kubamba Kristo. Turiho amagambo yanditse muri Luka igice cya 23 umurongo wa 10 kugera 24 haranditswe: abatambyi bakuru n'abanditsi barahagarara bakomeza kumurega cyane. Yesu yaregwaga n'abatambyi bakuru n'abanditsi. Herode n'abasirikare be baramunegura, baramushinyagurira, maze bamwambika umwenda ubengerana bamugarurira Pilato. Herode na Pilato bahera ko buzura uwo munsi. Kandi intambwe ya gatatu iravuga ngo mu ibanga rya Kristo, abayobozi b'iby'idini bagomba gufatanya n'abayobozi mu bya politiki kugira ngo Kristo abantu. Herode na Pilato bahera ko buzura uwo munsi, kuko mbere banganaga. Pilato ateranya abatambyi bakuru n'abatware n'abantu bose arababwira: mwanzaniye umuntu ngo yagandishije abantu, none dore ubwanjye namubarije imbere yanyu, nyamara nta cyaha mbonye kuri we mu byo mwamureze. Ndetse Herode nawe ntacyo yabonye kuko yamutugaruriye, kandi dore ntacyo yakoze gikwiriye kumwicisha. Nuko nimara kumukubita ndamubohora. Ibyo yabivugiye ko yabaga akwiriye kubabohorera imboho imwe mu minsi mikuru. Ariko bose basakuriza icyarimwe bati: abo basakuzaga ni bande? Abo basakuzaga ni Abayuda, abo basakuzaga ni abatambyi bakuru, abo basakuzaga ni abanditsi. Basakuriza icyarimwe bati: kuraho uyu utubohorere Baraba. Uwo bari bamushyize mu nzu y'imbohe bamuhora ubugome n'ubwicanyi bwari mu murwa. Pilato yongera kuvugana nabo ashaka kubohora Yesu, ariko barasakuza bati: mubambe, mubambe. Arabaza ubwa gatatu ati: kuki? Uyu yakoze icyaha ki? Simubonyeho icyaha cyo kumwicisha. Nuko nimara kumukubita ndamubohora. Ariko bamukoraniraho basakuza n'amajwi arenga, bamuhata ko Yesu abambwa, amajwi yabo aramuganza. Nuko Pilato aca urubanza kucyo bashaka bagihabwa. Matayo igice cya 27 umurongo wa 24. Nuko Pilato abonye ko abishywa n'ubusa, ahubwo ko barushijeho gushega, abarushagaho gushega ni bande? Ni Abayuda, ni abatambyi bakuru, ni abanditsi n'abandi, kubera yuko itorero ryose ryo mu gihe cya Yesu ryahagurukiye rimwe kugira ngo rimurwanye. Nuko Pilato abonye ko barushywa n'ubusa, ahubwo ko barushijeho gushega, yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati: jyewe nta cyaha kindiho ku bw'amaraso y'umukiranutsi biraba ibyanyu. Yohana igice cya 19 umurongo wa 14 kugera 16 haranditswe: ubwo hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika, hari nk'isaha 6. Hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika, kandi twabonye ko Pasika ihura neza n'itegeko ry'icyumweru. Hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika, ubwo mu yandi magambo hari mu minsi yo kwitegura itegeko ry'icyumweru. Nuko abwira Abayuda ati: nguyu umwami wanyu. Nabo batera hejuru bati: mukureho umubambe. Pilato arabaza: mbese mbamba umwami wanyu? Abatambyi bakuru baramusubiza bati: nta mwami dufite keretse Kayizari. Ahera ko aramubaha ngo abambwe. Wifuzwa ibihe byose
paji 570 mu cyigisho kigo mu rukiko kwa Pilato aravuga ngo nk'inyamaswa zitontoma bose batera hejuru bavuza induru basubiza ngo ahubwo baraba ari utubohore. Barushaho gusakuza cyane bati nibaraba. Pilato atekereje ko batasobanukiwe n'ikibazo cy'irabaza, murashaka ko mbohorera umwami w'abayuda? Maze bongera gutera hejuru cyane bati mubambe utubohorere Baraba. Pilato arabaza nuko Yesu witwa Kristo ndamugenza. Nanone iyo nteko ishega ivuza induru y'abadayimoni. Abadayimoni nyakuri bafashe ishusho ya kimuntu bari muri iyo nteko. None se ni ikihe gisubizo bari gutanga kitari iki ngo umubambe mubara? Uko niko abadayimoni bari kwihanga mu bantu benshi muri iki gihe, cyane cyane abayobozi b'idini, kugira ngo bahaguruke barwanye itegeko ry'Imana, itegeko ry'isabato, barwanye abakurikiza isabato kugira ngo habeho gukurikiza itegeko ry'icyumweru. Aba bose bavugiye rimwe ko bashaka Baraba ni bamwe mu minsi yari ishize itarenga 5 bari bamuvugirije impundu barambura imyenda mu nzira ngo nanyure. Yohani igice cya 12 umurongo wa mbere wa 12 n'uwa 13. Nuko hasigaye iminsi 6 ngo Pasika, hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro we yazuye yabaga. Bukeye bwaho abantu benshi bari baje Yerusalemu gutegereza iminsi mikuru bumvise yuko Yesu azayo, benda amashami y'imikindo bajya kumusanganira, batera hejuru bati Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, niwe mwami w'Abisirayeli. Aba bantu basakuzaga ngo nabamwe nibo mbere y'iminsi 5 bari bamuvugirije impundu, barambura imyenda hasi, baravuga ngo hahirwa uje mu izina ryande, mu izina ry'Uwiteka. Uko niko abantu benshi babwirije ubutumwa abantu bakabwishimira mu minsi mike. Kandi ibyo ntabwo ari ibintu abantu bashakisha mu minsi mike, ibyo ni n'ibintu byatangiye. Abenshi muri bo bazahigishwa uruhindu ku isi yose nta hantu na hamwe bemewe. Nyamara abo bantu bakaba ari abantu babwirije ubutumwa, bakaba ari abantu bashimagijwe, bakaba ari abantu bemewe, nyamara bidatinze. Kandi icyo ntabwo ari igihe tuzategereza kera. Bimwe muri byo ni ibintu byatangiye kugaragara. Benshi muri ubu ngubu ntibemerewe guhagarara ku ruhimbi ngo babwirize, nyamara ni abantu babwirije inshuro nyinshi, ni abantu babatirishije abantu benshi, ni abantu bakoze umurimo utangaje, ni abantu benshi amatorero yavuga ngo uyu kanaka nataboneka wenda amateraniro ahagarare, azaba umwaka utaha ariko kanaka turamushaka. Nyamara uko niko abantu benshi babwirije ubutumwa abantu bakabwishimira. Mu minsi mikeya bazaba bahigishwa uruhindu ku isi yose nta hantu na hamwe bemewe. Uko niko kandi benshi muri bo n'uyu munsi nta hantu na hamwe bemerewe kubwiriza. Aho ibi bihuriye rero, ikimenyetso cy'inyamaswa kizahatirwa abantu vuba, kubera ko abayobozi mu by'amadini bazabitegeka ubutegetsi bwa politike kugira ngo bushyireho itegeko ry'icyumweru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizarema igishushanyo cy'inyamaswa, niko ibyahishwe 13 umurongo wa 14 havuga. Nyamara iki gihugu cyitwa igihugu cya Giprotestani, ni igihugu cyashizeho umudendezo mu by'idini, nyamara nicyo kigomba guhatira abantu kunyuranya n'ubushake bwabo, kunyuranya n'imitimanama yabo, kunyuranya n'amategeko y'Imana. Inyamaswa hanga ishushanyo ubupapa mu byesho igice cya 13 umurongo wa 1 kugera wa 10. Ubupapa kandi ni ubutegetsi bw'idini na politiki icyarimwe, kandi muri ubwo butegetsi bw'idini butegeka ubutegetsi bwa politiki. Buriya abatazi imitegekere ya Vatikani, ubundi Vatikani ni igihugu, ikaba umurwa mukuru w'idini rya Kiliziya Gatolika, kandi umuyobozi w'idini agahinduka n'umuyobozi w'igihugu. Biragoye rero kugira ngo ufate impande ebyiri, uyobora uruhande rwa politike, uruyoborane n'uruhande rw'iby'idini. Ndagira ngo turamagambo yanditswe mu ntambara ikomeye, igice intambara ikomeye paje 116. Turakoresha intambara ikomeye igitabo gito. Abanyacyubahiro mu matorero no mu buyobozi bw'idini bazishyira hamwe ngo bahongere, bahendahende cyangwa boshye abantu bo mu nzego zose kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Icyambere, abanyacyubahiro bo mu matorero n'abo mu buyobozi bw'igihugu bazishyira hamwe ngo bahongere, bahendahende cyangwa boshye abantu bo mu nzego zose kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru, dimanche. Nuko rero
amategeko mvajuru azasimbuzwa amategeko y'agahato. Kwangirika k'ubutegetsi bizasenya gukunda ubutabera kandi bituma ukuri kwirengagizwa. Ndetse no muri Amerika yigenga ubwayo, abategetsi, abanyamategeko mu kwirengagiza ndetse no mu rwego rwo kwiyegereza abaturage, bazubahiriza ibyo rubanda rushaka, bahatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Umudendezo w'umutimanama wabonetse bigoranye ntuzongera kubahirizwa ukundi. Mu ntambara igiye kuza vuba aha, tugiye kubona ibyerekaniye mu buhanuzi bw'aya magambo ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Turangije intambwe ya gatatu, tugiye ku ntambwe ya kane. Intambwe ya kane, kubambwa kwa Yesu kwateguwe kandi gushyirwa mu bikorwa na Yuda wamugambaniye, amugambanira ku batware b'isinagogi. Abatware b'isinagogi bamushyikiriza abategetsi b'Abaromani, Abaromani bamucira urubanza kandi baramubamba. Ndagira ngo ibyo bintu tubyiteho cyane. Uwamugambaniye wa mbere ninde? Yuda. Kandi uyu Yuda niwe wasangiraga na Kristo, niwe wabwirizaga ubutumwa, niwe wagendanaga uruhago rwuzuyemo amafaranga bakoreshaga, niwe wahoraga iruhande rwa Kristo. Mu yandi magambo, Yuda yari umubwiriza butumwa w'agahano. Ibitekerezo bya Yuda buri gihe yatangaga inama igaragaza uburyo amafaranga agomba gukoreshwa, agaragaza uburyo abakene bagomba gufasha, agaragara inyuma nk'umuntu ufite impuhwe abakene. Ariko kandi uyu Yuda niwe wari ufite umutima wo kugambanira Kristo. Ndagira ngo intambwe ya kane tuyiteho cyane, kuko uyu munsi turiga intambwe 5, ejo tuziga izindi 5. Kubambwa kwa Yesu kwateguwe kandi gushyirwa mu bikorwa na Yuda. Yuda mugambanira ku batware b'isinagogi, nibo ba kabiri. Abatware b'isinagogi bamushyikiriza abategetsi mu butegetsi bwa politiki, maze Kristo abona kubana. Matayo 26:14-16. Hanyuma umwe muri abo 12 witwaga Yuda Isikariyota asanga abatambyi bakuru, arababaza, mwampa iki nkamubagenzereza? Bamugerera ibice by'ifeza 30, ahera ko ashaka uburyo yamubagenzereza. Ubusobanuro rero, Abadventiste bumvise ubutumwa bakanga kwihana, bazagambanira bagenzi babo babashyikiriza mu maboko y'ubupapa n'ubuprotestant. Abo nabo bazahita babashyikiriza ubutegetsi bwa politike, babacira imanza, abandi babica. Matayo 24:9-10 haranditswe, ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose bahura izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangana. Yohana 16:1-4 haranditswe, icyo mbabwira ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza, uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye Data nanjye ntibamenye. Bazabaca mu masinagogi, kandi uzabikora azibwira ko akoreye Imana umurimo. Kandi ibyo bazabikorera ko batamenye Data nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbibabwiye kugira ngo igihe cyabyo nikigera, mbese icyo gihe cyarageze, muzibuke ko ari igihe wabibabwiye. Umumaro Umwuka Wera azabagirira rero, uhereye mbere na mbere sinabibabwiye, kuko nari nkiri kumwe namwe. Abantu b'Imana bagomba kumenya yuko ibintu byose ijambo ry'Imana ryabivuze. Intambara ikomeye, paje 426 na 427 haranditswe, ubwo umugaru uteye ubwoba uzaba wegereje. Uyu mugaru uteye ubwoba nta wundi ni itegeko ry'icyumweru. Inteko nini y'abantu bavuga ko ubwabo bizera ubutumwa bwa Mariko wa 3, ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri. Bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza nabo imigambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho, bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye, ariko uruhande rurimo benshi. Abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Bazahinduka abanzi bakomeye babo bizeraga kimwe. Ubwo abakomeza isabato bazajyanwa mu nkiko gusobanura kwizera kwabo, abo bahakanyi bavuye mu itorero
nibo bazaba ari inkoramutima za Satani zizabarega kandi zikabashinja, zikoresheje amagambo y'ibinyoma no kubashyashyariza kugira ngo bateze abayobozi mu bya politiki. Tugomba gutinya b'imbere kuruta gutinya b'inyuma. Niko ubutumwa bwatoranyijwe mu gitabo cy'icyongereza paje 122 isubi ya 3 handitse. Tugiye ku ntambwe ya nyuma, ariyo ntambwe isoza, intambwe ya 5, intambwe isoza icyigisho cy'uyu munsi. Intambwe ya 5, mbere y'uko Yesu ashyirwa ku musaraba, Yesu ubwe yavuze wenda kumugambanira muri Yuda n'abazafatanya nawe bo hanze ari abatambyi, bakamushyikiriza abategetsi b'Abaromani. Yesu ubwe ibintu yarabyivugiye. Ubusobanuro: mbere y'uko akaga kazaterwa n'itegeko ry'icyumweru kaboneka, ba Yuda bo mu itorero bagomba kuburirwa n'ubwo benshi bazanga kwihana. Mu gihe cya Ellen White mu kinyejana cya 19 yagaragaje abantu bari bariyise National Reform Movement n'agatsiko k'abantu bashaka ko hashyirwaho itegeko ry'icyumweru. Muri iki gihe hari udutsiko twadutse dufite ibikorwa bidatandukanye na gato n'ibyo baruhuka ku cyumweru. Bene abo bazazana imico mu itorero itari isanzwe imenyerewe. Bazazana imyambarire, bazazana imibyinire, bazazana imiririmbire, bazazana imico yose idasanzwe, kandi iyo mico idatandukanye na gato n'iyi Babuloni. Bange kugirwa inama kuri buri ntambwe yose cyangwa bakire ubutumwa. Abo ngabo igihe cyose bazumva ubutumwa bubaciraho iteka uko ijambo ry'Imana rivuga, bazahaguruka bavuge bati ntabwo ababwiriza tubashaka, icyaba cyiza nuko bava muri twe. Rwibutso n'integuza rwo ku itariki ya 1 z'ukwa mbere cya 1889 arambitswe ngo akaga karadusatiriye. Urugamba rugiye kwambikana hagati y'abakristo bizera Bibiliya n'abakristo bagendera ku mihango y'abantu. Mbese si icyaha cyo kwirengagiza igihe abantu bacu basinzire bene aka kageni? Hagomba kuba muri twe abantu bafata icyemezo. Tugomba kwereka isi ko tuzirikana, duhereye ku bintu byose turi kubona bigaragaza ko hari itsinda ry'abantu bameze nka National Reform Movement bitugaragariza isohora ry'ubuhanuzi. Ibyo twavugaga mu myaka 30 na 40 ishize turi kubibonesha amaso. Niyo mpamvu buri murinzi wese ku nkike z'isi yo agomba kuvuza impanda. Ubuhanuzi buvuga ko Protestant bufite amahembe y'umwana w'intama ariko buvuga nk'ikiyoka. Ubu twatangiye kumva ijwi rivuga nk'ikiyoka. Hari ijwi rya Satani riri gusunika abashyira hejuru cy'umweru, ariko rirakorera mu ibanga. Mbese uracyakorera mu ibanga? Iri jwi noneho ryavuye mu ibanga, ubu rirakorera ku mugaragaro. Nyamara ubutumwa dufite muri iki gihe bumeze nk'ubwo Yeremiya yari afite. Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 4 kugera 19 aranditse: nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavugana, nyamuneka Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko ko ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyire hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we, uruzi iki? Maze ndavuga nti, nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza, kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho bwa kabiri riti, uruzi iki? Ndasubiza nti, nduzi inkoni ibiri twerekejeho urugara iri Ikasikazi. Ikasikazi ni mu majyaruguru. Maze Uwiteka arambwira ati, ibyago bizatera abaturage mu gihugu bose biturutse Ikasikazi. Dore nzahamagara imiryango yose yo mu bihugu byose by'Ikasikazi, niko Uwiteka avuga. Kandi abami babyo bose bazaza bashinga intebe zabo mu marembo y'i Yerusalemu, no ku nkike zaho zose, no ku midugudu yose y'Ubuyuda. Kandi nzabagaragariza imanza nabaciriye mbahoye ibyaha byabo byose, kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu, kandi bagasenga imirimo y'amaboko yabo. Nuko weho kenyera uhaguruka ubabwire ibyo mutegeka byose, ntibagukura umutima, ntazagutera gukukira umutima imbere yabo. Kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa. Igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byaho n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya, ariko ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga.
Ezekiyeli igice cya 24 umurongo wa 2. Mwana w'umuntu, wiyandikira umunsi ari uyu munsi turi kuvuga, kuko uyu munsi umwami w'i Babuloni ageze hafi ya Yerusalemu. Ndagira ngo dusoreze kuri iyi ntambwe ya 5. Iyi ntambwe ya 5 iravuga ngo mbere yuko Yesu ashyirwa ku musaraba, yavuze wenda kumugambanira, avuga n'abazafatanya nawe bakamushyikiriza abategetsi b'Abaroma. Ejo tuzakomereza ku ntambwe ya 6 tugere ku ntambwe ya 10. Mbese muntu duteze amatwi muri iki gitondo, urumva iki gihe ari igihe cyo kwicara tugatuza, cyangwa ni igihe cyo kumvira ubushake bw'Imana, tugahaguruka tukaburira abatuye isi, kubera ko kaga kazaterwa n'itegeko ry'icyumweru. Kugeza uyu munsi ntabwo abantu bagasobanukiwe neza, ndetse n'ingaruka bizatera mu bantu ubwabo ntabwo babisobanukiwe. Ndagira ngo tugana ku musozo, turi amagambo yanditswe mu Byahishuriwe igice cya 22 umurongo wa 17. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Uyu munsi umwuka w'Imana n'itorero ry'Imana barahamagara bati ngwino. Kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Uwumva wese naze, ushaka naze ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Ndifuriza duteze amatwi muri iki gitondo ngo ushaka wese aze. Kandi icyampa umuntu wese waduteze amatwi n'uzadutega amatwi akumva uburemere bw'iki cyigisho, bikamutera gufata icyemezo akihana, bikamutera guhaguruka agatekereza ko urugamba turwana atari urugamba rw'inyama n'amaraso, gutekereze ngo ahari imbaraga zanjye zampesha gutsinda. Riko dusoza kandi byaba byiza twongeye kwibuka amagambo twahereyeho yo mu bihamya by'itorero, umuzingo wa 6 paje 61 isubi ya 3 n'iya 4, avuga ngo ubutumwa bwacu ni ubutumwa bw'ubugingo n'urupfu, kandi tugomba kubureka bukumvikana nk'uko buri mu mbaraga z'Imana. Tugomba kubugaragaza mu mbaraga zose nk'uko bwahishuwe. Imana izatuma bukora umurimo wabo. Ni amahirwe yacu kwitega ibintu bikomeye, harimo no kwigaragaza k'umwuka we. Izi mbaraga nizo zizemeza kandi zikihanisha abantu. Kurimbuka ko mu minsi y'imperuka kuri mu maboko yacu, kandi mu bubasha bwacu tugomba kuburira abantu aho bari hose. Ntimugatume ibintu bitangaje twahishuriye bigenda ntacyo bikoze. Niba abantu bacu bari bakangutse gake nibura, niba bari babonye uburyo akaga katwegereye, haba hihinduka ritangaje mu matorero yacu, kandi abantu benshi bakwizera ubutumwa. Nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa. Uwiteka araduhamagarira kuburira imitima igiye kurimbuka. Nimugaragaza amahame yerekana ukuri kuzima, azamera nk'inkota ikata inzira mo kabiri. Ariko mukwiriye kwirinda gushoza intambara. Hari igihe tuzahagarara twirebera agakiza k'Imana yacu. Mureke Daniel n'ibyahishuwe byivugira ukuri. Igihe cyose mubwirije uku kuri, mureke Kristo abari ugaragara ari we wavuze ati ni igihe gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ni igihe nyenyeri yaka yo mu ruturutu. Uwiteka aduhe gutekereza ku ijambo rye muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Mureke twicishije bugufi nanone dusenga Imana. Mwami wacu udukunda uri mu ijuru, turagushimye wowe uduha amagambo y'ubugingo, izina ryawe rihimbazwe. Mu ntege nke zacu ntabwo twabasha gutsinda urugamba ruheruka, ariko mu mbaraga zawe udusezeranije gutsinda. Reka twumvire ijambo ryawe nk'uko riri. Reka twe kwifata nk'abadafite icyo bitayeho, kandi urugamba rudusatiriye rwose. Reka mwuka w'Imana aduhe guhaguruka dushikamye, uturinde ubwoba, ahubwo uduhe kumvira ijambo ryawe. Reka icyubahiro cyawe cyiganze mu mitima yacu, kandi aho tugenda n'ibyo tuvuga dukomeze kugaragaza gukomera kwawe mu izina rya Yesu.